hari ukuntu wari ufite sheri mukaza gutandukana, ushobora kwibaza ngo ese ngo watandukanye n'umukunzi ngo ni iki ikintu ex cyangwa se umuntu mwatandukanye ngaho mwayibaza bitewe n'amarangamutima ye, abayibaza byinshi. Gusa ariko hari bimwe mu bintu byagaragajwe se bakunda guhurizaho benshi, dusanga byose bijya guhura. Niyo mpamvu twaye bimwe tuva ati reka tubijonjore nabyo tuba twabagizaho. Cyambere kwibuka ibihe byiza mwagiranye, nubwo abantu baba baratandukanye hari igihe cyiza baragiranye gituma iteka ryose abayigisi n'abantu bakundana gahora bibukirana buri segonda, ugasanga rimwe na rimwe hari igihe yibutse kumbwira ngo muntike. Icya kabiri kwibaza niba yarakoze neza, cyangwa se kwibaza ati se ibintu nakoze ubundi ntabwo nahubutse, ntabwo nzicuza. Bishobora gutuma umuyigisi ahora kwibuka cyane nyine, cyangwa se ahora yicuza, akahora nyine abitekerezaho cyane, ugasanga ubwonko bwe burajagara. Ibyo bintu bimuke ko biba mu gihe cy'ukwezi kumwe, aba bitekerezaho cyane. Ya gatatu gushaka uko yakwisubiza ku mutima we wawe nyine, ukuvuga ngo iyo watandukanye n'umuntu byanga bikunda abakigukeneye iyo atari byaturutseho ajya avuga ati noneho icyama kuba nasubirana nawe, agashaka kugira ngo yakisubiza mu mutima wawe, ariko nyine kubera ko mwatandukanye bikaba byarenze igaruriro, bigatuma ahora abitekerezaho cyane kwatse undi nziyakira bizagenda gute, bikagorana. Icya kane kwifuza ko wabara cyangwa se ukaba wakicuza. Kuvuga ngo umuntu mwatandukanye aba yifuza no kuvuga ngo ni ihame, ntago bino byo ari ukugira cyo ibyo no nyine. Kuvuga ngo uyu muntu mwatandukanye ku mutima avuga ati Imana imbabarire imwemere isomo, ababare nyine ajye urayicuza basi abone yuko mu buzima bwe cyangwa se muri we hari icyo nari maze, basi nabyo abinyubahire. Ibyo ngibyo ex byose barabitekereza. Cya gatanu jyamwe no kuza ubuzima kwakunda atavati nari yakiriye nta mukunzi mfite ubundi singo noneho cyaka ntabwo n'ubundi rukundo gusa, ariko ndavuze ngo ntago abakwibuka. Niyo mpamvu ibintu biba byateguwe twabateka tubishyira hanze